reka nongere ngusuhuze cyane ndanaguhereza ikaze kuri iyi channel yacu ari nayo yanyu imbaraga z'ubugingo. Ndetse nkomeza nkibutsa ko iyi ari YouTube channel tugenda dukomeza kurebera hamwe ibirebana n'ijambo ry'Imana ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye zigenda zirushaho kutwegeranya n'Imana. Hanyuma rero kuri uyu munsi wa none ushobora kuba uri kwibaza uti tugiye kuba tuganira ku biki? Ushobora kuba uri kwibaza icyo twabateguriye kuri uyu munsi wa none. Reka nkubwire ko tugiye kurebera hamwe inkuru abenshi muri mwe mwamenye nk'inkuru y'umugenzi, cyangwa se inkuru dukura mu gitabo cyamenyekanye nk'igitabo cy'umugenzi. Umwanditsi w'iki gitabo tugiye gusoma kuri uyu munsi wa none akaba yaritwaga Yohana Bunyana, akaba ari umwanditsi wavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'1628. Se yari umucuruzi kandi nawe yize uwo mwuga. Yize imyaka mikeya mu mashuri ye abanza, yize gusoma no kwandika. Yari afite ubwenge kavukire, bwa bwenge abantu bavukana, ariko nta buryo yabonye bwo kwiga ibintu byinshi. Nubwo yari azi gusoma no kwandika, ariko none bakomeza batubwira ko inyandiko ze nyinshi hari ukuntu zagendaga zigaragaramo amakosa. Ngo nuwanditse kino gitabo tugiye gusoma, ariko icyo tugira ngo tuvugeho ntago ari we cyane, ahubwo ni inkuru yanditse, inkuru yasigaye benshi ku mitima, ndetse ni inkuru yagiye ihindura benshi, yagiye bafasha mu buzima bwabo bwo kuba bakwiyegereza Imana. Igitabo rero tugiye kurebera hamwe ni igitabo cyahawe izina y'igitabo cy'umugenzi, cyangwa se ukite inkuru y'umugenzi. Hanyuma rero ngiye mugiye kubana, ndacyari Sayiga, reka nguhereze ikaze. Ndetse nkomeze ngira nti Yesu Kristo akuzwe. Hano inkuru yacu itangira igira iti: nanyuraga mu butayu bwo ku isi, mbona ahantu hari isenga, ndyamamo ndasinzira, ndota inzozi. Muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki ze, ahetse umutwaro umuremereye. Mwitegereje mbona bumbuye icyo gitabo, agisoma ararira, ahinda umushyitsi mwinshi, atakibasha kwihangana, aratakamba araboroga cyane agira ati: ngire nte? Akimeze atyo atahiwe. Agezeyo amara umwanya munini wose ashoboye agerageza kwiyumanganya kugira ngo umugore we n'abana batabona umubabaro we, ariko ananirwa kwihangana no kwiyumanganya. Umwanya munini acecetse, umubabaro waramwangiye. Nicyo cyatumye yemera gutangira kubumbura umunwa we, aravuga, atangira kubabwira agira ati: mugore wanjye nkunda, namwe bana banjye nabyaye, njyewe inshuti yanyu magara, nishwe n'umubabaro undemereye cyane, kandi nabariwe inkuru y'impamo yuko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uturutse mu ijuru. Muri iryo rimbuka riteye ubwoba, yewe ubwanjye, nawe mugore wanjye, namwe bana banjye nkunda, tuzarimbuka bibi cyane. Keretse ubuhungiro bwonyine dufite nabwo butaraboneka, nibwo bwonyine bwadukiza. Bumvishe ibyo, bene wabo baratangara cyane. Si uko bari bemeye iyo nkuru yarababwiye nk'aho ari inkuru y'ukuri, ahubwo nuko bibwiraga yuko ashobora kuba yafashwe n'indwara y'ibisazi iri gutuma adatekereza neza. Nuko kuko bwari bwije, bakibwira ko wenda naramuka aryamye ibitotsi biraza gutuma atuza akamererwa neza. Ariko nanone bibi by'ubusa, kubera ko ijoro ryanganyije nk'amanywa gukomeza kumubabaza no kumwongerera umutwaro. Nibyo byatumye mu cyimbo cyo gusinzira, ahubwo we arara ijoro ryose yutse imitima, anarira bihambaye.
bukeye bamubaza uko amerewe, arabasubiza ati ndarushaho kumera nabi. Maze yongera kuganira nabo, ariko bo batangira kunanirwa imitima ndetse no gukomeza gutekereza ko ashobora kuba yafashwe n'indwara ihambaye. Bamwe batangira kumukankamira, bakomeza kumuseka ndetse no kumunyega bihambaye. Ibyo nibyo byakomeje gutuma akomeza kujya yigunga, akigunga mu nzu ye wenyine kugira ngo abasabire abashe kubabarira no kugira ngo yiganyire umubabaro we. Kandi yagendagendaga mu mirima, ubundi asoma igitabo, ubundi asenga, amara iminsi agira atyo. Bukeye mubona agendagenda mu mirima asoma igitabo cye nk'uko yabimenyereye. Agira agahinda kenshi, agisoma araturika, arataka nk'uko yabigenje cya gihe, ati nkwiriye kugenza ne ngo mbone gukira. Mbona akebaguzwa nk'ushaka kwiruka, maze arahagarara kuko atabashije kumenya aho ajya. Mbona umugabo witwa mubwirizabutumwa aza aho hari, aramubaza ati uratakishwa n'iki? Aramusubiza ati mutware, nabwirijwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko naciriweho iteka ngomba gupfa, kandi ubwa nyuma nkaba mbikwiriye, nkanaba mbikiwe urubanza nzacirwa nyuma y'urupfu. Sinzi ko urwo rubanza nzarutsinda. Mubwirizabutumwa aramusubiza ati niki gituma udashaka gupfa? Ko ubugingo bufite ibyago byinshi. Uwo mugabo aramusubiza ati nuko ntinya yuko uyu mutwaro mpetse uzanzirika ukansubiza hasi, nkagwa ahatankwiriye muri gehinomu. Kandi mutware, ubwo ntiteguye kujya mu nzu y'imbohe, siniteguye no kujya mu manza, gusa numva ko ubwa nyuma nzacirirwa urubanza rw'iteka. Gutekereza ibyo nibyo biri kuntakisha. Maze mubwirizabutumwa aramusubiza ati ubwo umeze utyo rero, niki kiguhagaritse? Mubwirizabutumwa yamuhaye umuzingo w'igitabo gikoze uruhu, aragisoma, yitegereza mubwirizabutumwa cyane, aramubaza ati ntungirehe? Mubwirizabutumwa amutungira urutoki hakurya y'agasozi, agasozi kagari cyane. Aramubaza ati urarora ririya rembo rito? Umugabo ati oya. Arongera aramubaza ati urarora ririya tabaza ryaka cyane? Aramusubiza ati sinzi, ahari ndaribonye. Maze mubwirizabutumwa aramubwira ati uboneze kuri ririya tabaza ujyeyo udateshutse, nukora utyo uri bubone iryo rembo. Nurikomangaho urabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Maze ndota atangiye kwiruka, ariko ataragera kure y'urugo rwe, umugore we n'abana be babibonye baramuhamagara ngo agaruke, yipfuka ku matwi. Reka mubwire rero ko ari aho ngaho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi, ndetse nanakurarikira kutazacikwa igice gikurikira. Akaba ari inkuru tugiye kujya dukomeza gukurikirana kuri channel yacu ari nayo yanyu Imbaraga z'Ubugingo.